Reka nongere mbasuhuze kandi bifuriza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese mukomeje kubana natwe umunota ku wundi esa kugenda aho muba muri hose ndetse n'ibyo muba murimo byose twizere ko bimeze neza cyane kandi uyu munsi itariki ya 22 Werurwe 2021 akaba ari umunsi wa mbere w'icyumweru rero twizere ko mukomeje tangira neza kandi ibintu byose ari amahoro ariko mubana natwe hano kuri RGTV Rwanda cyangwa twite Legacy TV Rwanda. Rero muri aka kanya inkuru mbazaniye inkuru iri kugenda trending ahantu hatandukanye cyangwa kugenda ivugwa ahantu hatandukanye. Murabizi ko tumaze iminsi tubagezaho byinshi bitandukanye bivugwa kuri Dr. Kayumba Christophe kubwo gushinga ishyaka yavugwaho byinshi bitandukanye kubera ishyaka yashinze avuga icyo rigamije icyo rije gukora byinshi bitandukanye yagiye abisobanura birumvikana ndetse na nyuma yaho tuza kongera kumwumva mu itangazamakuru aho yarata cyangwa se aho hari hagaragaye umukobwa umushinja kuba yarashatse kuba mufata ku ngufu birumvikana ubwo yari umunyeshuri cyangwa se ubwo umukobwa yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mwagiye mwumva bitandukanye twagejeho byinshi bitandukanye ndetse na RIB yemera ko yakiri ikirego cy'uwo mukobwa gishinja Dr. Kayumba kuba yarashatse kuba afata ku ngufu cyangwa se akoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato uwo mukobwa ndetse na nyuma yaho twaje kumva ko hari abandi bakobwa bashaka kuba batanga ubuhamya ngo bw'ibyo bakorewe na Kayumba. Rero muri aka kanya inkuru nanone iri kugenda ivugwa ifite aho ihuriye na Kayumba Christophe nuko rero wari umwe mu bayobozi b'ishyaka rye yamaze kuba atabwa muri yombi birumvikana. RIB ikaba yataye muri yombi umuyobozi w'ishyaka rya Dr. Kayumba rero ikaba yamaze kuba imuta muri yombi. RIB ikaba yamaze kuba ibyemera ku munsi w'ejo akaribwo ibyo bivugwa hari aho bari kugenda Kayumba yabanje kugenda avuga ko atazaho umuyobozi wari agenda asobanura byinshi bitandukanye ariko uyu munsi RIB ikaba yamaze kuba yemeje ko rero ifite cyangwa se yamaze kuba ita muri yombi umuyobozi w'ishyaka rya Kayumba ashinze mu minsi mike ishize. Ese niki cyinshi nyuma yitabwa muri yombi ry'uyu muyobozi w'ishyaka rya Kayumba ritaramara n'ukwezi rishinzwe niki kibyishi nyuma? Ese abakurikiranywe iki byose nibyo tugiye kuba tubagezaho bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri uyu muyobozi bifite aho bihuriye ndetse na Kayumba. Rero kugira ngo bigende neza cyane umaze kwimenyera wowe utarakora subscribe akandi ko kanya kugira ngo ukande kuri subscribe ukomeze ukurikirana inkuru zacu zitandukanye kandi tunabonereho tunashimira bamaze kuba bakora subscribe tubashimire cyane muraba agaciro kuri twebwe muri abantu bakomeye cyane birumvikana ndetse nawe utarayikora rero akandi ko kanya ko kuyikora kugira ngo ukomeze ubane natwe nurangiza urakanda kunzogera iri ruhande gatoya rero kugira ngo ujye ubana natwe ibihe byose uhorane natwe mu nkuru tugenda tubashyiriraho birumvikana kugira ngo mubashe kuba mugenda bumenya byinshi bitandukanye. Ikindi kandi urakanda like ukunda inkuru zacu sharing inkuru zacu ku nshuti zawe uzirebe uzitereho comment inyunganizi zanyu zirakenewe mu nkuru tugenda tubagezaho birumvikana mutanga ibitekerezo ku buryo mubibona kugira ngo byinshi bitandukanye mugende mubibona cyangwa se mugende mubona byinshi bitandukanye birumvikana. Nkuko nari babwiye umuyobozi w'ishyaka rya Dr. Kayumba akaba yamaze kubatabwa muri yombi twaba tugiye kugenda tubagezaho byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri uyu mugabo. Rero nyuma y'uko hatangajwe amakuru ko Nkusi Jean Bosco usanzwe ari umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka umuryango Rwandese Platform for Democracy RPD ryashinzwe na Dr. Kayumba Christophe bataza aho aherereye rero bikaba byaragiye bivugwa ku munsi w'ejo ko bataza aho aherereye cyangwa se bikaba byatangiye kumenyekana muri iki gitondo bavuga bati Kayumba avuga ati rwose sinzi aho umuyobozi yagiye w'ishyaka ryanjye sinzi aho yaherereye namubuze ati na n'ubu sindamenya uko byagenze. Rero nyuma yuko bigiye bivugwa bitandukanye kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Werurwe 2021
urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwemeje ko cyangwa se yatawe muri yombi. Urumva ko rero nyuma y'uko Kayumba atangaje avuga byinshi bitandukanye, avuga ati rwose ngemeruka kuvugana nawe ejo saa 8. Kuva icyo gihe yambwiraga ko hari abantu agiye kureba kuri CHK ku bitaro bya Kigali CHK, ariko kuva icyo gihe sinongeye kumubona, ngo yafashwe n'abantu batazi bataramenyekana. Ati navuganye n'umuyobozi wa polisi, umuvugizi wa polisi wungirije, ati yambwiye ko yavugishije sitasiyo zose kugira ngo arebe nihagira ikimenyekana, arambwira ati narambwira. Kayumba asobanura byinshi bitandukanye, ati sinzi aho umuyobozi rwose w'ishyaka ryanjye aherereye. Rero kuri wa mbere nibwo RIB yatangaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Rero amakuru avuga ko Nkusi yafashwe n'abantu batazwi ubwo yari ku bitaro bikuru bya Kigali CHK ku gicamunsi cy'ejo ku cyumweru tariki ya 21 Werurwe 2021. Rero waganira n'ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda, umuyobozi w'iri shyaka Dr Kayumba Christophe yavuze ko ejo saa 8 z'amanywa aribwo yaheruka kuvugana na Nkusi, amubwira ko hari abantu bashaka kwinjira muri iri shyaka agiye kubonana nabo, ngo kuva icyo gihe ntabwo telefone ye igendanwa yongeye gucamo. Rero urumva ko nkuko umuyobozi nyiri shyaka cyangwa se nyiri iri shyaka Dr Kayumba Christophe abivuga, aravuga ati ngewe mperuka kuvugana nawe ejo saa 8 z'amanywa, aribwo aheruka kuvugana nawe cyangwa se aheruka kuvugana na Nkusi. Ati yarambwiye ati ngiye guhura n'abantu bashaka kwinjira mu ishyaka ryacu bashya, ati barambwiye ngo duhurire kuri CHK. Rero birumvikana, ati kuva icyo gihe, kuva yambwira ngo agiye guhura n'abo bantu ku isaha saa 8, ati nyuma yaho nongeye kumuhamagara telefone ye ivaho rero igendanwa, ati niyongeye gucamo. Ati rero sinzi ibyo ngibyo Christophe yabivugaga mbere yuko bitangaza ko yamutaye muri yombi. Christophe avuga ati kuva icyo gihe yatawe muri yombi cyangwa se yafashwe n'abantu batazwi, ati ntituramenya ikishi nyuma y'ifatwa ry'uyu mugabo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira yari yabwiye ikinyamakuru ko uyu Nkusi Jean Bosco yatawe muri yombi, amakuru arambuye aza kuyatanga. Birumvikana yagize ati nibyo yatawe muri yombi, ariko ibindi bijyanye n'ibyo yakurikiranyweho n'uburyo yatawe muri yombi muraza kuba mubimenya mu masaha ari imbere. Birumvikana rero akaba ari byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, avuga ko yemeza ko uyu mugabo yatawe muri yombi, ati amakuru arambuye araza kuyatanga mu masaha ari imbere. Rero urumva ko bimaze ko bimenyekana ko uyu mugabo yatawe muri yombi na RIB, ndetse amakuru agendanye n'itabwa muri yombi ryiwe araza kuba atangazwa mu masaha ari imbere cyangwa se indi minsi iri imbere. Birumvikana ubwo iperereza rikaba arigi ikomeje. Rero wowe ukomeje kubana natwe, reka tugushimire, tukubwire tutigubwa neza cyane aho uri hose mu mpande z'igihugu, tukubwire ati amahoro y'Imana akomeza abane nawe, ibyo urimo byose bigende neza cyane kandi ugubwe neza cyane aho uri hose, mu buryo bwo kugira ngo ubashe kuba umenya amakuru atandukanye agezweho kandi yizewe. Bana natwe isaha ku yindi, umunota ku wundi, ubashe kuba umenya amakuru atandukanye kandi agezweho, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, mu buryo bwo kugira ngo umenye byinshi bitandukanye biba biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Birumvikana neza cyane kugira ngo ubashe kuba umenya byinshi bitandukanye. Rero ushobora kuba uri mu majyaruguru, ushobora kuba uri mu majyepfo, iburasirazuba, uri burengero bwaryo, uri mu mujyi wa Kigali ndetse uri no hanze y'u Rwanda. Turagusaba gukora subscribe, turagusaba gukanda like, turagusaba gukanda share, ugasharinga inkuru zacu ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kuba zimenya amakuru yacu atandukanye. Rero mu mpande zose z'igihugu aho uherereye, twizere ko umeze neza cyane kandi tukubwire tuti gubwa neza cyane kandi gumana natwe, ntujye kure, ukomeze ubane natwe amasaha kujyanda. Ukore subscribe aho utarayikora, wowe wayikanze, reka tubashe kuba tugushimira cyane. Rero dukomeje n'inkuru y'uyu mugabo mu shyaka rya Kayumba
atawe muri rero tariki ya 16 Werurwe 2021 nibwo Dr Kayumba Christophe wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yatangaje ko yashinze ishyaka yise Rwandaise Platform for Democracy, amagambo ahinnye akaba ari RPD, aho yavuze ko yizera ko rizatanga umusanzu mu kubaka u Rwanda rugendera kuri demokarasi kandi rufite iterambere rirambye. Yagiye rero avuga byinshi bitandukanye. Iri shyaka rije gukemura mu Rwanda, avuga ko aje rwose gufatanya na leta bakagenda bakora byinshi bitandukanye, ariko ishyaka rye rije gukemura ibibazo byari bihari. Yagiye asobanura byinshi twabagejejeho, agenda avuga byinshi bitandukanye bitumye ashinga iri shyaka. Rero akaba ariyo mpamvu rero agenda avuga ati rwose ngeri ishyaka narishinze cyangwa se ndishinze kugira ngo rikemure ibi ngibi bitandukanye. Rero mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru, Dr Kayumba yagize ati duhure n'abanyamakuru twandike, duhure n'abanyarwanda, dushyireho umuco wo kuganira, wo kwihanganira ibitekerezo by'abandi n'uwo kubana, n'ibyo ngibyo byo gusebanya tubikureho. Urumva ko rero yavuga byinshi bitandukanye, ati duhure n'abanyamakuru twandike, duhure n'abanyarwanda, dushyireho umuco wo kuganira, wo kwihanganira ibitekerezo by'abandi n'uwo kubahana, n'ibyo ngibyo byo gusebanya tubikureho. Urumva ko ni byinshi bitandukanye byagiye rero birumvikana bivuga byinshi bitandukanye. Avuga ko izi ari zimwe mu mpamvu zatumye ashinga uyu mutwe wa politike cyangwa se uyu muryango wa politike. Reka rero tubashimire. Iyi akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru ubwiza.com cyandikirwa dukesha umubavu.com cyandikirwa hano mu Rwanda. Reka rero mbashimire, mbifuza gukomeza kugira umunsi mwiza.